ukuntu dutangiye. Hari kuwa gatanu itariki zari 14 z'ukwezi kwa kane, hari mu 1865. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na Perezida Abraham Lincoln. Ndetse uwo munsi Perezida Abraham Lincoln yari yasohotse yagiye kureba imikino ya komedi yitwaga ngo Our American Cousin, niyo komedi yari yagiye kureba. Ndetse icyo gihe Abraham Lincoln yari yagiye ahitwaga ngo ni muri Ford's Theater, niho hari hagiye kubera nyine iyo komedi, niho yari ari kuyirebera. Ndetse yari ari kumwe n'umugore we bitaga ngo ni Mary Todd Lincoln, niwe bari bajyanye. Noneho iruhande rwa Abraham Lincoln nanone hari umugabo witwaga ngo ni Major cyangwa se Major Henry Rathbone, ndetse n'umugore we nawe bitaga ngo ni Rathbone. Nago ari umugore we mumbabarire, yari fiance wa Major Henry Rathbone. Urumva Perezida yajyanye n'umugore we, nanone hari Major witwa Henry Rathbone wazanye na fiance we. Urumva na makupura abiri bagiye kureba komedi rwose, bari kurya ubuzima bisanzwe muri theater bitaga ngo ni Ford's Theater, niho bari bagiye kurebera uwo mukino wa komedi. Noneho inyuma ya Perezida Lincoln nimba uri kwabona hari uwitwa ngo ni John Parker. John Parker ni umufisiye wari ushinzwe, cyangwa se uyu munsi none dushobora kuba twamwita umujepe, ariko icyo gihe ku bwa Abraham Lincoln uwo nguwo yari umugabo nyine bashize ushinzwe umutekano ng'abarinzi Abraham Lincoln bisanzwe biraho. Wari umugoroba mwiza, Perezida yishimye ari kureba komedi yasetse, ari kumwe n'umugore we, iyo couple yindi bari iruhande ya Majoro bishimye rwose. Inyuma ye hari Parker arinze Perezida. Nta muntu wari uzi ko muri iryo joro ari ubwo hagombaga kuba ikibazo gikomeye cyari giterwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko wari umugoroba mwiza. Noneho wa mujepe, ntabwo kigiye abajepe bari bakaje, uwo ushinzwe umutekano wari urinze Abraham Lincoln yasohotseho gatonya agiye asiga Perezida aho ngaho ari kureba komedi. Akimara gusohoka ahise hinjira umugabo bitaga ngo ni John Wilkes Booth, ahita yinjira inyuma ya Perezida afite pistoli. Uyu mugabo winjiranye imbunda yangaga no mu Perezida Abraham Lincoln, cyane cyane amuziza ko uyu mu Perezida ari we waciye nyine biriya bintu by'ubucakara bigateza n'ikibazo muri Amerika. Uyu mugabo winjiye bashobora kuba yari muri babazungu nyine bifuzaga ko ubucakara bukomeza kuba, abirabura gakomeza bagakolonizwa. Abraham Lincoln kuva yacu ubucakara rero hari abazungu benshi bamwangaga bavuga ati uyu muntu yaraduhombeje, abacakara baraduhingiraga badukoreraga ibi nibi, mbega ni nk'umuntu waguhombya nyine, wari ufite abantu bagukorera ibintu ku buntu akahita bagira bagenzi bawe mukaba muraresheje. Nicyo Abraham Lincoln yakoze. Inyuma ye wa musirikare wari umurinzi akimara gusohoka hinjiye umugabo ufite pistoli bitaga Booth, wangaga Abraham Lincoln avuga ati aho nzamufatira nzamurasa kubera yaciye ubucakara. Yinjiye inyuma ya Abraham Lincoln azamura imbunda yishyira hano inyuma ku mutwe w'inyuma, arasa Abraham Lincoln ku mutwe, yamurashe isasu rimwe ryonyine. Induru y'umugore wa Abraham Lincoln, nibwo umugore yavugije induru nyinshi cyane. Nubwo ibi bintu biteye ubwoba byari bimaze kuba, Abraham Lincoln arashwe gutyo. Abitwaga ngo ni ba founding fathers cyangwa se barabantu urabona Leta Zunze za Amerika ubundi zari koloni 13. Bano ba founding fathers nibo bafashe ziriya koloni uko ari 13 baraziteranya zivamo igihugu cya Amerika, bashinga igihugu cya Amerika. Aba bitwa ngo ni ba founding fathers ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nabo bonyine bashyize itegeko nshinga, bashyiraho uburyo bwose igihugu kigomba kuyoborwamo, mbega bameze nyine nk'abo nk'iryo zina ryabo, nibo bameze nk'aho bafunze nyine igihugu neza. Abo ngabo abo bagabo ahanini nibo uzumva harimo abitwaga ngo ni ba George Washington, ba John Adams, ba Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Hancock, John Jay na Thomas Jefferson. Abo bose bari muri ba founding fathers ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakimara kubona ko uburyo Perezida yarashwemo Abraham Lincoln, barateranye. Bamaze guterana baravuga bati nubwo Perezida yarashwe ntabwo tugomba kongera, ntabwo tugomba gukaza umutekano. Icyo gihe ndakubwira ngo ibintu by'abajepe, uriya mutekano umuntu na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bintu nta byabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.